Ngiye mpamvu mbibabwira uriya pastori turiyemera. Ngewe nayoboye paruwase y'Iremera, twubaka urusengero, twubaka amazu, si ugukerensa idini, nanjye mfite itorero mbarizwamo, ariko idini ubwaryo nta gakiza kabamo. Abantu benshi bazi yuko abantu badasanzwe ari abantu b'ibirangirire, bamwe b'abaririmbyi bazwi n'abantu bose, bamwe b'abapastori babwiriza ahantu hose n'abandi nkabo. Abo ngabo byaradushutse. Wowe ukumva ntacyo uri cyo. Hari n'abakristo njye numva basenga nk'abantu gusa, uwazanyigishiriza abakristo kureka ayo masengesho ngo mana ngo ngewe ntacyo ndi cyo, ngo ndi no munsi y'umunyorogoto, ngo n'isazi ziranduta. Isazi zirakuruta. Uri umunyorogoto. Hari ubwo abantu babivuga bagira ngo ni uburyo bwo guca bugufi, mbese ngo kugira ngo wumvikanishe yuko uciye bugufi, mana ndi nk'umunyorogoto. Babwire kuba hari umuntu wabivuze muri Bibiliya ntibivuga ko ari ukuri. Erega burya n'abantu bamwe dufite muri Bibiliya bafite ukuntu bibonaga nabi. Murabinyemerera? Kuba umuntu Imana imukunda ikanavuga ko, reka mbaho urugero, ikavuga ko ahuye n'uko umutima wayo ushaka. Ndavuga Dawidi, ntivuga ko ibyo Dawidi yakoze byose byari byo. None se asambana na Batisheba yari yakoze ibyo Imana ishaka? Ajya kubara ubwoko bw'Imana abantu bagapfa kugira ngo yari yakoze ibyo Imana ishaka? Dawidi yari umuntu Imana ishima, kuko yari afite ibintu bimwe tuza no kubona bituma Imana imwishimira, ariko ntibikuraho ko yari umuntu. Hari ibyo yavuze bimwe bitari byo. Hari amasengesho yasenze, uyasenze uno munsi Imana yakurakarira. Muzasome Zaburi zimwe, some ya 55, some 109. Hari Zaburi avuga ati Imana aba bantu ubakurikirane, abana babo bab'imfubyi, abagore babo bapfakazi naguruka. Kabaruse Dawidi byari byamugendekeye bite? Yari yakomeretse tu. Ariko nawe hari igihe ubitekereza uretse kwenda kutabisenga, ariko hari igihe ubitekereza mu mutima, kuko turi abantu. Amen. Turi abantu basanzwe, ariko Imana ishobora gukoresha ibidasanzwe. Turasoma amagambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4. Ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 14. Bakivugana n'abantu, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Haleluya. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'abo muryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barabaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Haleluya. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo basubiza. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, kuko baratubwira ngo Petero na Yohana bahagaze imbere y'abatambyi bakuru n'abanditsi n'abafarisayo, barabitegereza ngo bibuka yuko batigishijwe. Mu yandi magambo, bibuka ko batanyuze mu mashuri yabo yabaga Mariyeri n'abandi nk'abo ba Paulo bari baranyuze biga. Barabati aba bantu ko ari abaswa batigishijwe, bishoboka bite ko bakora ibintu twebwe tutashoboye gukora? Abantu basanzwe bakoze bati ibintu bidasanzwe. Haleluya.
ariko Petero na Yohana bari bahagurukije umuntu uremaye, bamusanga ku rusengero yicaye arimo gusaba, mpagafaranga bosi, mpagafaranga muntu w'Imana, mpagafaranga bosi, mpagafaranga muntu w'Imana. Bene abo bantu turabamenyereye, baba hose. Hari igihe baza gusaba mbere, hari igihe basaba nyuma, hari abahagarara ku muhanda. Ariko Petero uwo munsi hari igihe Imana igikora ibintu kugira ngo ize gukora ibyigambiriye ikakwibagiza. Petero akoze mu mufuka asanga yibagiwe ikofi. Uwo munsi sinzi uko yatuye kuko nta nicyo yari yitwaje. Noneho akoze mu mufuka asanga nta mafaranga yazanye, ariko bona wa muntu yumva ijwi muri we riramusunitse rero tugira ikintu ukora. Ntabwo wigeze kubona umwami wanyu akora ikintu nk'iki. Aravuga ati ibyo ari byose, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakigwa, mu izina rya Yesu haguruka. Babona umuntu ararambutse, yari amaze imyaka yicara aho ku rusengero, bose bamuzi, babona agiye yiterera hejuru. Ikintu kidasanzwe kirakoretse. Haleluya. Noneho abantu babashwamarariye baravuga ati ariko ibi bintu mubonye ntabwo ari twebwe, namwe mushobora kubikora. Nimunyura mu nzira twanyuzemo, mukamenya uwo twamenye, mukamenya ibyo yakoze, namwe iri sezerano ni iryanyu, namwe mwabikora. Noneho abatambyi bakuru baraza baravuga ati barimo barigisha, ariko ngo kubera barabafashe babashyira muri gereza. Ariko abantu babumvise babonye n'icyo gitangaza. Muri buku bwa mbere Petero yigisha 3,000 byari byakijijwe. Hano batubwira ngo umubare w'abagabo uriyongera baba 5,000. Bitubwira ngo bamwe baravuga ngo hakijwe 5,000, abandi bakavuga ngo hiyongereyeho 2,000 ba 5,000. Uko byagenda kose ikintu kidasanzwe cyari cyakoretse. Haleluya. Yewe mpamvu mbibabwira, uriya pastori turiyemera. Yewe nayo paruwase y'Iremera, twubaka urusengero, twubaka amazu, turasenga, ibintu abakristo bariyongera. Tugera mu 3,000. Urusengero rwose rurimo abantu service 3, Kristo barenze 3,000. Noneho nkajya mbwira abakristo ntariko giyewe ntabwo ndanyurwa. Batariko pastor kucyuti urabona ibintu tumaze kugeraho, urabona ukuntu tumeze, urabona ukuntu hano hashyushye, ngo nturanyurwa. Nkavuga ni giyewe sinyurwa n'ubusa. Petero yabwirije umunsi umwe 3,000 birakizwa. Giyewe maze imyaka 10 n'ingahe hano. Ahubwo ntabwo mubyumva. Hari ibintu Imana ikora ikabishyira hariya kugira ngo bijye bidutera ishyari ryiza, cyangwa bidutera umwete, kuko ishyari ryo riba ribi, bijye bidutera umwete wo kuvuga ngo ariko Mana, niba warakoranye na Petero akabwiriza umunsi umwe abantu 3,000 bagakizwa, twebwe watwibutse ukongera ugakora nk'ibyo. Jembe nanababwije ukuri, iryo niryo sengesho ryanjye. Kujye sindanyurwa. Ntabwo giye njya nyurwa n'ubusa. Nuzuye umwuka nkikizwa. Ntazi nuko kuzura umwuka bibaho. Gusa nabisomye muri Bibiliya, sanga umuntu agomba kuzura umwuka. Giye nuzuye n'umwuka ntarabatizwa mu mazi menshi. Nuzura umwuka. Ndavuga nariko najyaga mvuga ko abarokore basaze, ubu ngomba kuba nasaze tu. Nabaga ahantu hitwa Rurindo hirya nigishayo. Ariko nyamunsi y'igiti hari ahantu nakundaga gusengera mwiri Imana, ndashaka kugukorera nkazarinda mpfa, n'amagufwa yanjye akajya azura abantu nk'aya Elisa. Ariko narabisomye nsanga yuko aba bantu bagomba kuzura umwuka. None unyuzuza umwuka hasigaye ndebane na Satani n'abanyabyaha. Kiye kumva numva ntangiye kuvuga ibintu. Jewe nizi Kilatini ndakizi, nizi Kiswahili gikeya, nizi Cyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda. Ndabona ibyo byose ibi bigomba kuba ari bisazi bitangiye kumfata. Jewe nari umukatolike, nta nubwo narizi ko umwuka weraho. Ntabwo narizi ko abantu buzura umwuka bakavuga mu ndimi. Birancanga, ariko nkumva mu mutwe ibitekerezo biri ku murongo rwose. Ndibuka icyo gihe kuwa gatatu, icyo gihe hari muri weekend, kuwa gatatu nza hano i Kigali, hari ahantu habaga groupe hariya Kamuhoza, si ngombwa ko ngenda mvuga amazina y'abantu. Ndahanyura ngiye kwa muramu wanjye niho nari ndaye, nsanga barasenga. Hari umuntu wari uvuye iriya ahantu hitwa Ikabera. Aravuga ati uyu mugoroba ndashaka kwigisha kukuzura umwuka, kandi abantu benshi iyo buzuye umwuka bagira ngo basaze. Ndavuga uyu muntu arimo aravuga ibintu numva binyinteresa. Ndicara ndamwumva, arangije kwigisha, aravuga ati none mubumbura umunwa, uvuge tu, usenge ibiza, usenge nta kibazo.
uwo mugoroba navuze mu ndimi ndataha ndavuga ni sawa, ntabwo ngiye nasabaga kuvuga mu ndimi, nasabaga kuzura umwuka. Ubu mbonye ikimenyetso ngiye gukorera Yesu. Najyaga ngenda nkafata tagisi nkava Rulindo nkajya mu Ruhengeri, nta kindi kinjyanye uretse kubwiriza abantu muri tagisi. Nkavayo nkagera i Kigali, nta kindi kinjyanye uretse kubwiriza abari muri iyo tagisi. Narangiza nkaza gufata indi nimugoroba nkataha Rulindo, nkavuga n'ibyo byose Yesu ntabwo impano nazipfushije ubusa. Uyu mugoroba nakoze. Haleluya. Hari igihe njya nsubira Rulindo ahantu najyaga nsengera, hari ahantu hagaturika 100%. Hari ahantu mufite itorero rinini ahantu hitwa Tare, hejuru y'ahantu hagasoko ko mu Gasiza. Abakristo batangiye ya torero n'abaturage nabwirije mbi Rulindo. Hari igihe tujya tubisubiramo, ahubwo rero muziko ya torero nshatse nazisabira nkaza kuba pastori, nibwo batangiye hano n'igihe bababwirije. Je cyangwa ni batari n'abakijijwe, najyaga nzenguruka iriya misozi, nkagenda nkicara nkavuga ni Mana, ndashaka kuzumva impundu z'agakiza zumvikana muri aka kabande ka Rulindo na none iyo mpanyuze nkabona amatorero ndavuga nti ibyo byose Imana yashubije gusenga kwanjye. Haleluya. Ariko icyo nenda kubabwira si icyo ngicyo. Iyo nyuze muri uyu mujyi ni mugoroba, nkareba urubyiruko rwasinze, nkareba abakobwa bambaye ubusa, numva nasubira hanze. Hari ikinge mbwira Imana ko Mana, ubu ngubu nzafate megafone nge manuka kuwa gatanu ngende mbwiriza aba bantu baba bahagaze ku muhanda bambaye ubusa, n'aba bantu barimo bararimbuka. Turicaye mu nsengero abantu barimbuka hariya hanze. Tugomba gutangira gusenga ngo Mana tubabarire muri no myaka turimo. Wongere ukora ibintu nko mu gihe cya ba Petero. Wongere tubone 3,000 bikizwa. Nitwongera kubwiriza tubone 2,000 byinjira mu itorero. Ibyo kutubwira ngo insengero zaba ntoya, hari igihe n'ibindi twabikuraho ariko abantu bagasenga. Hano kuri Dove simbona mufite sare nini. Nibyanga muzayigira urusengero mushyiremo 5,000 ariko abantu bakizwe. Ubundi Yesu yigeze adutuma amafaranga ko yadutumye abantu, ariko ibyo ntimunyange ndabizi. Hari ibigirwamana by'abandi biteye amabuye barakurakarira. Ari kigari kirona cyaduteye muri no minsi ariko reka mbabwire icyo ndimo gushaka kubabwira. Aba bantu ujye bantera umwete kubona abantu b'abaturage babarobye. Buriya ntabwo mujya mubyumva neza, reka mbere cy'abantu basanzwe bakora ibintu bidasanzwe. Petero na Yohana bari abarobyi bo mu majaruguru. Kuko muribuka Petero igihe bafataga Yesu baranamubwiye ati wowe biragaragara wigarira n'imvugo yawe irakugaragaza. Abantu rero baturuka mu majaruguru hari igihe bajya bagerageza guhisha imvugo yabo. Akavuga ariko yaza kugera akavuga ati nuko bamuha 2,000,000 ntibyagufashe tu. Petero yari yihishiriye ariko ageze aho sinzi ijambo yavuze baravuga ati n'imvugo yawe irakugaragaje uruwigariraya. Abarobyi babiri bigariraya na bagenzi babo Yesu abasigiye Yerusalemu mu mujyi. Tekereza ufasha abaturage wabakuye kuri Burera na Ruhondo ubazana mu mujyi hagati, niho Pilato yaratuye, niho Kayafa yaratuye, niho Ana yaratuye, abasirikare babambye Yesu niho bari batuye, abaturage bavugaga ngo nabamwe niho bari batuye, ukababwira ngo muguma hangaha abariho muzahe. Nanjye nari kugira ubwoba nkifungirana. Uzi kubona umuntu ubuyobozi bw'idini bwafatanije n'ubuyobozi bwa politike, bagafatanya n'ubuyobozi bwa gisirikare, bagafatanya n'abaturage bakemeza ko agomba kubambwa. Noneho yamara kuzuka akaguhima, ntanakoresha igiterane ngo babibone ko hari. Hari njye mbwira abantu babone ko iyo abari igihe wazutse nari gusiga noroheje akazi, nari kubanza nkagenda ari nijoro mbizi neza ko kwa Kayafa, kuko burya Kayafa niwe wari wongeje umuriro mu kubamba Yesu. Nkahengera Kayafa we n'umugore bicaye ku meza, nkatunguka mu nzu ntakomanze, bakabona mbahagaze iruhande abo kwa Kayafa muraho. Mu ndebera isahani twicare hano dusangire, riga nazutse ibyo nababwiraga byabaye. Kandi Kayafa niwe ubishidikanya nkoraho wumve ndi muzima. Hanyuma narangiza nkabura. Nkubwiza ukuri Kayafa yari kwicwa n'umutima iryo joro. Ariko Yesu ntiyabikoze, ko ntabwo yari umugome. Undi nari gusura ni Pilato. Nkagenda nkambwira mva rero Pilato, wenda bizi n'ubundi ujya kumbamba ntiwabishakaga.
ndagira ngo nkuhumurize ntacyo dupfa, ariko hari akantu ngiye kugusaba. Andikira Kayezari i Roma umubwire ngo hari umugabo nabambye, none yazutse, yaje yicara iwanjye, namwiboneye, ntabwo ari ibintu by'amahimbyo, none kandi yansabye ngo aho abigisha be bazanyura hose mujye muborohereza bavuge ubutumwa ntawe ubabangamiye. Ntiyari kuba tworohereje akazi se? Kugeza n'uno munsi na za RGB bari kuvuga ati mva yasize abibwiye Kayisari kandi ubutegetsi burahererekana ubu natwe akatworohereza. Urebe rero agahimano ka Yesu ntabwo yaborohereje, ko aravuga ngo ndashaka abantu basanzwe bazakora muri kondisiyo ziruhije, bagakora ibintu bidasanzwe, abantu bakamenya ko badasanzwe. Haleluya. Kuko iyo biba ari ibintu yasiga tworohereje, ntawe ari kumenya yuko abo bantu badasanzwe. Haleluya. Hanyuma namara ku munsi wo kuzamuka, nari kuzamukira ku rusengero i Yerusalemu. Abantu ku munsi w'isabato abantu bose bateranye bahari, nkaza nkakora ibitanza, ngaza nka bitatu, narangiza nkababwira numva rero mwese mwabantu mwese mwe nari narababwiye yuko nzapfa nkazuka, none ibyiringiro byo kubaho kwanyu biri muri jewe, ndazamutse kandi uko mubonye ngenda niko nzagaruka. Ubuzima bwari kuba bworoshye kubigishwa, ariko siko yabigenjeje. Yabasigiye mission ikomeye, abasiga mu mujyi hagati, arabwira ati kandi nimujya guhindura isi muhere hano hakomeye. Aho Kayafatuye na Ana batambyi bakuru na Pilato n'abasirikare bakuru n'abaturage bose bambonye mbambwa ariko batambonye nazutse, mubabwire yuko nta wundi agakiza kabonerwamo uretse wa wundi babambye. Niki cyari gutuma abantu bemera yuko wa wundi wabambwe ari ibyiringiro by'abari mu isi? Kereka hamanutse imbaraga zirenze imbaraga zisanzwe. Kandi niko byagenze ku munsi wa Pentecote, umwuka wera amaze kumanuka, abigishwa barasohotse, basohoka bavuga mu ndimi. Abantu bavuga ati ko twumva abantu bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi ziwacu, kandi n'abantu b'abanyagalilaya batiza indimi zacu. Babona ko hari ibintu bidasanzwe byakoretse kuri uwo munsi. Petero arababwira ati ntimugire ngo twasinze, ahubwo ni Yesu wa wundi wo mwabambye yarazutse arazamuka, ni ukoze ibi ngibi, none mumwizere. Kandi ni mumwizera iyi mpano, iri sezerano namwe ni iryanyu n'abazizera nyuma yaho bose. Abantu urumva nta kintu yigeze avuga cy'ubusinzi, cy'ubusambanyi, cy'ubujuru ngo bibacumita mu mutima. Niki cyabacumise mu mutima? Nta kintu mbona, nta rutoki yari yabatunze. Abo ngabo nta nubwo Yesu abambwa ntibari bahari, ngo bibacumita mu mutima bati bagabo bene data dukora iki? 3,000 birakizwa, birabatizwa. Haleluya. Ibintu bidasanzwe bikozwe n'abantu basanzwe. Nimwitegereza muri Bibiliya muzasanga ko ubundi ubwo nibwo bwagombye kuba ubuzima bwacu. Buri wese wicaye hano, uwizeye Kristo wese yagombye kuba umuntu udasanzwe, kuko izi mbaraga zabakoreshaga natwe ni izacu. Iri sezerano natwe ni iryacu. Erega duhora turirimba ngo isezerano ry'Imana, tukabiririmba ariko ntitubyemere. Ngo umugabo umwe w'umuhanga kugenda ku mugozi, hari abantu bajya bita abafinambiriste, bagenda ku migozi bayimanika ahantu hejuru nko mu metero nk'esheshatu, noneho akajya agenda ku mugozi ungana n'ikabure, akagendaho akirukankaho, akagendaho, aragiye arazenguruka, arangije afata ingorofani barayimuhereza, ayishyira kuri wa mugozi ayicungaho. Ntabwo ari umugozi munini gusa, bari kabure ikomeye, ariko bari umugozi mutoya nk'uriya w'amashanyarazi. Agendaho, arangije aravuga ati ninde wemera yuko muri iyi ngorofani mwambonye nyicunga kuri uno mugozi nshobora kumucungaho? Aravuga ati rwose turabyemera, wabikora, ariko atari jewe. Abantu benshi rero barabyemera ko izi mbaraga ari izacu, ariko si benshi bazishimikira ngo zibe izabo. Niyo mpamvu abantu bizera bagakomeza bakaba basanzwe, ntibakoreshwe ibidasanzwe, kuko ntibigeze babigira ibyabo ngo isezerano bavuge ngo iri sezerano ndarishaka.
kandi ntimugire ngo ni mu bakristo basanzwe gusa no mu bapastori, ahubwo biragenda biba bibi kurushaho. Yago represent ntimundakarire. Jewe njya mbwira abantu ngo jewe amadiplome yose ya theology ndayafite, mfite masters, mfite na doctor. Njya mbwira abantu nubona umuntu ufite doctor avuga mu ndimi, uzamenye ko Imana yakoze igitangaza. Kuko uko tugenda tuzamuka mu bwenge, mu bipapuro, niko tugabanya iyo nyota yo kuzura umwuka. Ndabivuga mbizi kuko aho nize nimwe muri seminari zemewe zikundwa cyane ku isi, ariko deba yahoragamo yo kuvuga ngo ariko biriya bintu byo kuzura umwuka ni ngombwa. Nuno munsi muzumva twebwe abize b'abanyabwenge twibaza ngo ariko biriya bintu byo kuzura umwuka ni ngombwa, ariko nabandi bibwira yuko bo babyemera bagarukiye ku mpano ebyiri gusa. Bazi ko umwuka wera ari guhanura no kuvuga mu ndimi. Ubundi izo ni impano navuga ngo zimbura mumaro muri rusange. Uzi icyo nshaka kuvuga? Ntabwo abantu bose bazaba bahanuza, nta nubwo abantu bose bazavuga mu ndimi. Niyo twese twavuga mu ndimi, barakubwira ngo kuvuga mu ndimi uretse ko impressiona abantu gusa bakakwita umunyamwuka. Jewe ndavuga ko ndiye nanazivugamo, uretse ko naboneye doctor bisaba kubanza ugapompa gihe kirekire kugira ngo ibanze yigireyo. Ariko ije nene kubabwira ntabwo ari icyo ngicyo. Abantu benshi bazi ko kuvuga mu ndimi ari ikintu kikwerekana kuri umunyamwuka. Hanyuma si umaze kuvuga mu ndimi wasohoka hariya ukaba umuntu usanzwe, bimaze iki? Umwuka wera twamufungiye mu rusengero ahinduka ikidendezi, abarimbuka barimbukira hanze, ingo dutuyemo ziba hanze, aho dukora mu kazi ni hanze, ntabwo ari hano mu rusengero. Ndabeshya? Ntabwo uzaba umuntu udasanzwe mu rusengero. Mu rusengero uzaba umuririmbyi, mu rusengero uzaba umuvugabutumwa, mu rusengero uzaba umupastori, mu rusengero uzaba umudiyakoni, mu rusengero uzaba umukristo, ariko uzaba umuntu udasanzwe iyo ugeze ahari abantu batarabo mu rusengero. Imbaraga zidukoresha ibidasanzwe zikorera hanze. Niyo mpamvu no ku munsi wa Pentecote bari bateranye mu cyumba cyo hejuru, ntabwo bakigumyemo. Umwuka yaravuze ati ahangaha mu cyumba cyo hejuru aho musengera si ibitangaza bikorekera. Ibitangaza bikoreka iyo musohotse mukajya hariya ku muhanda. Ibitangaza bikoreka iyo musohotse mukajya hariya aho abanyabyaha bari. Ibitangaza bitangira gukoreka iyo umunyu wavanye mu gakonteyina k'umunyu. Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Umunyu iyo ufungiye mu kabokisi kawe ntacyo umarira ibiryo. Umunyu iyo ushyize wonyine ntacyo umarira ibiryo. Umunyu utangira kugaragaza uburyohe uwushyize mu bitoki, uwushyize mu bunyobwa, uwushyize mu bishyimbo ukawuvangamo. Nibwo umuntu arya akavuga ati ahantu harimo umunyu, cyangwa hano nta munyu urimo. Twebwe twaricaye tumera nk'umunyu uri mu mufuka w'umunyu hano mu rusengero. Hanze ibiryo birabishye, hanze ingo zasenyutse, hanze urubyiruko ruriyahura, hanze urubyiruko rurasinda, hanze urubyiruko rwambaye ubusa. Umunyu wibereye muri container. Ntabwo Imana izadukoresha ibidasanzwe twicaye mu rusengero. Ndabarahiye. Muzitegereze muri Bibiliya. Abantu bose Imana igiye kubakoresha ibidasanzwe ibajyana hanze y'ibyo bamenyereye. Reka mbaye ingero nkiya z'abantu Imana yakoresheje ibidasanzwe, hanyuma turebe uburyo natwe twabigeraho. Mukozi w'Imana Mose, ariko buriya Mose yari afite doctora. Bibiliya itubwira mu byakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 22 ngo yari yarize ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Haleluya. Amaze kuba mukuru ngo ahitamo gusanga bene wabo, avuye muri comfort zone, avuye ibwama aho yigiye, agiye kubana na bene wabo. Uzatangira kubona kaga, uzatangira kubona ibibazo by'abantu. Umunsi uzahumura amaso ukanyura ku basinzi basinze kandi wowe uvuye gusenga, ukanyura ku bakobwa bambaye ubusa kandi wowe wambaye ijipo ndende uvuye mu masengesho, ugatangira kugira umutwaro. Mose yarasohotse ageze muri bene wabo asanga barakubitwa, aravuga ati ibintu sinshobora kubyihanganira, something has to be done, hari ikintu kigomba gukorwa.
bwa bwenge nize za mbaraga za gisirikare mfite ngiye kubikoresha, ariko abikoresha mu mbaraga zafata umukapita w'umunyegiputa wakubitaga mwene we aramwica. Amaze kumwica buracya mu gitondo abona mwene wabo nanone arakubita mwene we aramwica. Muzageza hehe koko? Mugire ibitotezo by'abanyegiputa namwe mwongereho no kurwana hagati yanyu? Ati he, aturashaka kunyica nkuko wishe wa munyegiputa. Abakapita abandi barabyumva, he wa muntu wabuze ni Mose wamwishe. Babiripotinga kwa Farawo, Mose arahunga. Imana igiye gukora iki? Igiye kumuvanamo ubukana bwose no kwiyemera kose, iramujyana imwicaza kwa Yetiro sebukwe, amushyingira umukobwa we, amuha kumuragirira intama. Niyo nkwano yamusabye. Ngo tujye undagirira intama, nzaguha ibigutunga nkwe n'umugore, hasigaye wigumire hano. Dogiteri Mose wize ubwenge bwose bwo muri Egiputa, kagira imbaraga mu magambo no mu bikorwa, agiye kujya yirirwa bari intama, akazirirwa inyuma. Ariko hari umunsi yaragiye intama anyura ku gihuru, abona igihuru kiragurumana, arikomereza kuko nkatwe twaragiye inka. Gihe nakuriye mu Mutara, icyo gihe bari byo kurinda ibidukikije byari bitaraza, twajyaga dutwika amashyamba rwose, twaratwikaga rwose, umuntu akazaragira uruhira. Noneho Mose asanga igihuru kirashyira, avuga atari ko ibi birasanzwe n'ubundi bihuru bijya bishya. Ariko nimugoroba agarutse abona igihuru kirashya, agomba gukora avuga atari ko kiriya gishobora kuba ari ikindi gihuru cyafashwe nta. Ariko mu gitondo abyutse asanga cya gihuru kiracyagurumana, avuga ati none hari ikintu kidasanzwe hano. Hari igihuru kigurumana ntigikongoke, reka njye kureba icyabaye. Araza aracyegera, akigeze hafi yumva igihuru noneho ni igihuru kidasanzwe, kiravuga n'ibidasanzwe, kiti Mose Mose. Ati yamaye, uretse no kuba kigurumana ntigikongoke, kinzi n'izina. Mwari mwabona igihuru gihamagara. Imana yicaye mu gihuru iramubwira ngo Mose, ngo aho uhagaze nahera, kuramo izo nkweto zawe. Buriya Imana igiye kudukoresha hari ibyo ibanza kudukoramo. Iyi Imana igiye kudukoresha hari ibyo ibanza kudukuramo. Imana yafashe Mose imujyana mu butayu kugira ngo ibanze imuvanemo ubukana bwo kwiyemera ko ashobora gukora ibintu mu mbaraga ze. Amaze gushiramo neza, ari umusaza wa 85, Imana iramubwira iti uburero bya bindi wajya gurota ukiri muto tugiye kubikora. Mose ati Mana, wabuze kunkoresha nkifite imbaraga zirwana, ubura kunkoresha nkifite inkota, nshobora no kurukirita abasirikare nkabatoza, uje ndagira intama ngo nkumarire iki se ko nshaje? Imana iramubwira iti ibyo abo rero nibo nkunda, abamaze gushiramo ubukana, abamaze gushiramo kwiyemera, abamaze gushiramo kwikakaza, abazi ko ntacyo bashobora gukora ntabakoresheje, ngiye kuguha imbaraga. Haleluya. Kandi niwitegereza neza n'iki Imana yakoze, Mose yayihaye impamvu zigera nko kuri enye. Aravuga ati ntushobora kunkoresha, cyewe nakumarira iki? Icyambere sinzi kuvuga. Imana iramubwira ariko ni ngewe uri mu munwa. Icyambere ndi n'umuswa, ni Imana wowe umbwira sinkuzi, nzagenda mbabwire ngo urinde. Aravuga ati ariko si ikibazo cyawe, uzagenda umubwire ngo nduwo ndiwe, ngo ndi Imana ya basogokuru, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana zo muri Egiputa zigira amazina, zitwa za Orisi, zitwa za Ozisi, zitwa za Ozirisi, zitwa none urambwira ngo ngende babwire ngo hari Imana ngo itagira izina, iyo Mana yitwa nde? Ahubwo uzagenda ubabwire ngo ndi. Buriya mu Kinyarwanda bahinduye ngo ndiho, ariko mu Cyongereza bavuga ngo ni I am, mu Gifaransa bavuga ngo ni je suis. Je suis iryo ni izina, urindi. Haruti giye uzagenda ubabwire gutyo ibyo si ibyawe. Ubuswa bwa Mose arabwemera ugati ni Imana sinyizi, banzu nyihishurire. Imaze kumwihishurira imubwiye izina ryayo, ubundi kubaza umuntu mukuru ngo akubwire izina rye biba bigaragara nk'agasuzuguro, ariko burya Imana ica bugufi. Iyo ushaka kuyimenya irakwihishurira. Icyo nkundira Imana, buriya hari ibintu mutazi. Njya numva abantu bavuga ngo ariko Mana ngo kanyihishurira, ngo kagira gute, mwabona kuki mwivuna? Reka mubwire ukuntu byoroshye. Ubundi Yesu yagukozemo investment nyinshi agupfira. Ibyo wamusaba byose ngo umukorere azabikora kuko agufitemo inyungu. Hari abantu babwira ngo ukabona batitirije bamaze amezi nandi ngo
ngo barimo gushaka imbaraga nkabwira ko muri vunira iki nimusohoke imbaraga zizabasanga mu kazi kubera yuko njya mbwira abantu ngewe niyo ntakwiyiriza njya mfata amasengesho maremare iminsi 40 nigeze no kuyisenga ntarya ariko nkabwira abantu niyo ntakwiyiriza nkirira ubundi Imana niyo ifite inyungu yuko mukizwa sigiwe ushobora kwibwira ngo rero Imana kiye kubwiriza bari abantu jewe ndisaziye nta n'imbaraga mfite zo kwiyiriza wowe mbabwiriza icyo nguhaye umunwa wanjye guhaye umutima wanjye n'ubwenge bwanjye hasigaye wibwiririza abantu bawe ndakubera ho parire Imana izabikora kuko ibafitemo inyungu. Haleluya. Impamvu Imana igifata umupagani ntimwambura impano zayo kamureka akajya abwiriza ubutumwa kandi avuye gusambana kandi yahamagara bihana bakihana kuko Imana kwimukoresha se ntabwo imukoresha kubera ko yikiranukiye imukoresha kubera ko yabuze undi hagarikaho ikanamukoresha kuko nababwiriza mu gakizwa azamera nk'icyapa gihagarara i Kigali kikereka abantu imuhanda ugi Rwamagana bo bakagera Rwamagana cyo kiri Kigali azasigara ari icyapa ku muhanda ariko abo yabwirije bajye mu ijuru. Niyo mpamvu impano z'Imana itazisubira. Niba mwabyumvaga byaborohereza ubuzima. Cyambere ukamenya Imana. Mose niho yahereye shaka kubanza kumenya Imana. Abakristo benshi nta Mana muzi. Bora mbibwira abantu wese umuntu we wabuze Imana ukajya mu byaha. Imana ibona byose, Imana iba hose, Imana no mu mwijima ngo bikureba Zaburi 139 badusomeye ngo niyo wagenda ukajya mu gihugu batakuzi yibiza aho uherereye. Genda cyane kandi aho ngenda haba bagerageza abakugerageza cyo nahuye nabo kenshi ariko nkibuka ikintu kimwe Imana nkorera irandeba. Imana ireba. Hagari yagiye mu butayu yumva ijwi riramuhamagaye aravuga ati Imana na hano wahamboneye ngo iriba yari yicayeho ryitijwe rya Jehova arahayiroyo. Imana ihora indeba. Umva mwene data nushaka kuva mu byaha hari inzira imwe yoroshye kandi yorohera abantu iyo babitekerejeho kumenya Imana bigukura mu byaha utagombye kwihatahata. Aho niho Imana yatangira ibwira Mose ngo Mose ubanze umenye ugutumye uwo ari we. Mbere yuko duhabwa imbaraga tugomba kubanza tukamenya udutumye uwo ari we. Mbere yuko duhabwa imbaraga tugomba kubanza tukamenya icyo dutumye kuko muri icyo gice cya 3 cyo cy'igitabo cyo kuva yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye nabonye kuniha nabonye ibyago uburetwa bakoreshwa n'abanyegiputa ngo kandi numvise kuniha kwabo ngo kandi nzi imibabaro yabo manuwe no kubakiza none uze ngutume ujye ubabazwa n'abantu barimo kurimbuka. Aho wirirwa ujye ubabazwa n'abantu bagukikije. Hariho n'abantu ubona bishimiye ko ngo abanyabyaha bazarimbuka ngo bari abanyabyaha ngo umuriro urabategereje. Urishimira ko abantu Yesu yapfiriye umuriro bategereje ni we yatumye kuko wiriranwa nabo. Mbere yuko Imana iguha imbaraga urabanza umenye Imana yawe nurangiza umenye icyo Imana iguhamagariye nurangiza ikongerereho n'ibindi kuko Mose yarabwiye tumva rero ngewe sinzi kuvuga none watangiye kwigaya ubushobozi kandi Bibiliya yatubwiye ngo yari afite imbaraga mu magambo no mu bikorwa ariko ushobora kugira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Reka mbibabwire ngewe ndabizi ngewe muri université nize lettre kuvuga neza no kwandika niga Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Igifaransa ubu rwose nigije nkandika no kwandika ndabizi. Ngitangira kubwiriza nabwirizaga nshyiramo udukoryo twinshi ndyoshya nyine nkashyiramo turingushyo n'utuntu mbese twa tundi tw'udusaro niko babyitaga muri ngo ujye ushyiramo amasaro utake imvugo yawe iryohera abantu. Ucye Imana yambwira ngo ariko ayo masaro ngo kanaka yaravuze ngo Shakespeare yaranditse ngo Churchill yaravuze. Uzumva abantu benshi twize dukunda kuba gushyira mu two tuntu amasaro nyine ugataka inyigisho yawe. Arambwira ngo wari wabona umurima w'amasaro ngo uzagende ubiba amasaro ntazamera ngo ijambo ryanjye niryo riri mu buzima. Ujye uvuga ibyo Mose yavuze uvuga ibyo Paulo yavuze uvuga ibyo Petero yavuze uvuga ibyo Yesu yavuze ibindi ubyihorere kuko ijambo ryanjye ririhagije ntabwo rikeneye izo za mbere isoma zawe. Nabicitseho twa turingushyo two kukangura abantu. Haleluya
Imana yambwira ngo ya izo gymnastique ntacyo zongera. Wabuze n'umwanya wo kuvuga ijambo ugiye kongeramo za haleluya mu mwanya utari uwazo. Ariko icyo nire kubabwira ni iki? Mose Imana yarabanje iramwihishurira. Imaze kumwihishurira imubwira iki mutumye, imaze kumubwira imuvanamo ibyo bintu byo kwisuzugura. Nawe wicayemo hano ujya wigaya, ujya wisuzugura, nakana gatoya nk'aka ngaka gashobora kuzana abantu kuri Yesu. Kera nigeze kuyobora paruwasi yacu ya Kabuga, yari ifite abakristo nka 30, navuye imaze kugera muri 500 mu myaka 4. Abantu ba mbere banzaniye abakristo beza na abana. Ko buri muntu namubwira nti ubu tugiye kubwiriza ubutumwa, buri muntu wese ashake abantu bamwegereye abona, kandi ku cyumweru sinzongera guhagurutsa abashyitsi, nzajya mpagurutsa uwazanye umushyitsi amutwereke. Najyaga kubona nkabona nk'akana kazanye nk'abashyitsi 5, kandi mu myaka ingahe bose bari babaye abasore n'abangavu. Itorero rirakuru. Nta muntu n'umwe Imana idakoresha, ntuzigaye ubushobozi. Kandi ushobora kuvuga ariko giye ngira n'amasoni. Kugira amasoni ntabwo bikubuza gukorera Yesu. Ujye ugenda ureba umuntu mukorana, umubwira utariko ku cyumweru wazambereye umushyitsi. Ibyo birahagije. Ibyo birahagije. Iyo umwuka ari muri wowe uranamubwira, aranabyibwiriza. Kagivuga atariko kutantumira ngo tujyane gusenga. Kubera iki? Hari ikintu yakubonyemo yumva adafite. Haleluya. Hanyuma Mose Imana imaze kumukosora kuri ibyo, aravuga ati Imana ngiye byo ndagose shaka undi utuma, ati niwe ndi butume. Nta bikoresho mfite. Aravuga ati ibikoresho ntabyo uzakenera. Shyira ikiganza cyawe mu gituza. Agishyizemo kizaho ibibembe, ati gisubizemo, agishubijemo. Imana irimo iramwigisha gukora ibitangaza. Irangije amubwira ati ufite iki mu ntoki? Ati mfite inkoni. Iyi nkoni yumye nizakura ubwoko bwawe muri Egiputa. Ati yikubite hasi, ayikubise hasi b'inzoka. Muri Egiputa rero inzoka ni sembore y'imbaraga. Inzoka yegutse gutya Mose agira ubwoba. Imana irabwira ngo yifata umurizo. Mu yandi magambo, za mbaraga zishobora gutigisa Egiputa nzishyize muri iyo nkoni. Guhera uwo munota baravuga ngo Mose afata inkoni y'Uwiteka. Inkoni yahindutse inzoka ikongera igahinduka inkoni, yabaye inkoni y'Uwiteka. Iyo ufashe ururimi rwawe ukarunaga imbere y'Imana, iyo ufashe ubwonko bwawe ukabunaga imbere y'Imana, iyo ufashe umubiri wawe ukawushyira ku gicaniro, iyo ufashe icyo ushyize imbere y'Imana cyose gihinduka icyayo kandi kikagaruka gifite imbaraga. Haleluya. Kiriya nicyo twagombye kumenya. Iterure wishyire ku gicaniro gusa, ubwira Imana ngo Mana yuzume nkoresha, ibindi biyisigire. Nubyuka mu gitondo ujye uvuga uti rero ubu ndahagurutse, narakubwiye ngo ndabe igitambo cyawe, aho ndi bujye ibyo ndi buvuge, abo ndi buhure nabo bose bamenye ko mfite Yesu. Imana nuyemerera ugakora ibyo ngibyo, isengesho rihindura ubuzima, isengesho rihindura imikorere, ni isengesho ribwira Imana ngo ndakwiyeguriye nkoresha. Haleluya. Kuko abantu tubona muri Bibiliya bose Imana yakoresheje ibidasanzwe. Bari abantu basanzwe ariko bakorana n'Imana idasanzwe. Bari abantu b'abanyantege nke ariko bakorana n'Imana y'imbaraga. Bari abantu babaswa ariko bakorana n'Imana ifite ubwenge bwose. Ntuzigaye, ishyire ku gicaniro gusa, ubwira Imana ngo Mana nkoresha, hanyuma muzarebe ikivamo. Ngewe ndabizi ibyo mbabwira ni mureba muri Bibiliya zayo, muzabona abantu bose dutangarira bari abantu basanzwe. Reka mbahe ingero ebyiri hanyuma ngaruke kuri text yacu tube dushoje. Buriya njya ntangarira umuntu witwa Dawidi. Dawidi akiri umwana afite imyaka 18, aragiye Sara mutuma aramubwira ati twara impamba ujye gusura bakuru bawe, unatware ndetse ninjye mushyira umutware utegeka bakuru bawe, kuko ntawe ujya imbere y'umutware imbokoboko. Dawidi aragenda, agezeyo asanga ingabo zose zacitse intege. Siko mbona mwese mumeze nabi. Bati shahora, ntabwo uzi byatubayeho. Ngo igihe kirimo kuvugana n'abakuru be, Goliyati barasohotse, aza yiyasira ati munshakira umuntu w'umugabo nyamugabo ushobora guhangana n'umugabo nkanjye, hanyuma tuze tugere imbaraga. Dawidi yumva muri we ibintu bidasanzwe, kuko
yari yarasutsweho amavuta ngo umwuka w'Uwiteka muzaho. Haleluya. Iyo rero umwuka w'Imana yakujeho, iyo ufite umwuka w'Imana muri wowe, hari ibintu wicuza wamaze kubivuga ariko wabivuze. Iyo umwuka w'Imana kujeho, ibindi ubitekereza byarangiye. Dawidi aravuga ati kiriya kigabo ndashaka kujya kukipima. Bakuru baravuga ati we twanga amashagaga yawe. Wowe icyuzi n'ukuragira intama, none uje ku ibyananiye n'amahembe nkanswe nkungu wowe. We nta n'inkota ufite, nta n'icumu, ntiwigeze unarwana ku rugamba. Wasubiye mu ntama. Aravuga ati ariko ndumva muri gihe hari ibintu bitogota. Hari ibintu birimo gutogota, ndumva kiriya kigabo nshaka kugikubita nkasiga gikuye mu nzira. Batari ku weta aci Rwanda bw'irundi aterwa ahubwo ni mumbwira umuntu aca hehe ngo abone uko ajya kurwana n'uriya mubati wabo. Babibwira afandi mukuru, tereka tukujyane. Baragenda babwira Sawuli bati hari umusore ushaka ngo kujya kurwana n'uriya mugabo, ati nimumunzanire. Amukubise amaso ati yo atari gusesha, mwebwe mwagiye mushyira mu gaciro koko. Nahoze ngira ngo ni n'umuntu w'umugabo nyamugabo, nahoze ngira ngo ni n'umwe mu basirikare bacu. Uyu mwana ufite inkoni, nta n'inkweto za gisirikare, nta n'ingabo, nta n'icumu, nta n'iki n'iki, uyu niwe ugiye kurwana n'uriya mugabo. Aravuga ati ariko nyagasani ntundebe igihagararo, ndi muto ariko sindi gito, cyewe nishe intare. Peti wishe intare wowe? Atoya intare gusa, ati ni dubu. Atoya nimunkorera investigation, munshakira abantu bamuzi neza. Bakuru be baraza baravuga ati uyu mupeti ngo yishe dubu. Batumva nyagasani tukubwire, wenda ibyo mu gisirikare ntabyo azi, ariko ku madubu mwishyamba amadubu yose arabizi. Iyo Dawidi yaragiye ntabwo amadubu ahegera. Ati ngo ni intare nazo zirabizi, yari Dawidi uragiye nyine impumuro ye yonyine ituma intare zose zibwiriza zikajya ku. Aravuga ati umva peti, ati ariko ushobora umenyesha ko kwabigira, ati ariko bataducishamo ijisho bakagira ngo twabuze abasirikare bari professional. Ambariza intwaro zanjye ugende uri professional, ugende nawe ukandagira nk'umusirikare, nibura wihisha inyuma y'ibi byuma bagire ngo uri n'umugabo munini. Dawidi abikubisemo yumva ntibifata, yumva iki biraremereye, kandi bamaze gukora strategy isaba speed. Yakirebye abona ni ikigabo kinini cyambaye ibintu biremereye, aravuga ati kiriya igishobora bene biriya. Iyo ari intarije kuko bifite speed, ugomba gukora ku buryo witera ibuye itakwegereye. Iyo ari idubu kuko cyo kiraremereye kigenda kidigadiga, icyo ushatse wagitera kigeze mu metero 3. Aravuga ati rero kiriya kigabo nacyo ndagikubita nkuko bakubita idubu kuko kiraremereye. Bamwambitse ibyo bintu aravuga ati no ni nambara ibi bintu kiraza kumfata, reka nigendere uko menyereye. Afata umuhumetso we, afata ibuye, afata amabuye 5. Abanye bajya bambwira ngo amabuye 5 ngo ashushanye izina rya Yesu, icyo ni ikinyoma. Dawidi yari yarebye mu ngabo z'Abafilisitiya, muzabisome, hari harimo ibindi bihanda 4 biri umuntu bya Goliyati. Aravuga ati ninkubita gikuru cyabyo biriya 4 bigahurura nabyo birabona ibuye. Umwana arigendera. Goliyati igihe hari kiri mu bintu ngo byo kwirata ngo ndaje nkubagira ibisigara. Aravuga ati wowe urambagira ibisiganga niho gatoye, ntabwo yamenye umwanya ibuye ryageze mu gahanga ke. Ningera mu ijuru nzababariza. Ankete ya Goliyati harimo ukundi kuboko. Hari umugabo witwa Samweli, ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, yasize ababwiye ati ntabwo nzareka kubasengera no kubasabira. Agomba kuba yari yabyumvise yuko ku rugamba Goliyati arimo kwidodomba yabasuzuguye. Abwira Imana ngo Mana uzageza ryari wihanganira ko Goliyati yidodomba mu bwoko bwawe? Imana ihagurutsa Dawidi iti ya mavuta bagusutseho nugerayo arabira. Wari wajya ahantu kumva amavuta y'Uwiteka arabira, muri wowe ukavuga ngo hari ibintu bigomba guhinduka hano kuko amavuta y'Uwiteka arimo arabira. Jewe iyo ndebye uyu mujyi, kubera ko jyewe nabaye umuvuga butumwa mbere ko mu pastori, iyo ndebye uyu mujyi numva nasubira muri activity, ariko nkajya ngenda nijoro kuko nibwo ubona abanyabyaha. Uko ntangiye kubwiriza nijoro bazambaza muri RGB uko iyo ministeri yitwa, ugasanga barayifunze, ariko hari ikintu gikeneye gukora. Ibyo ari byo byose bariya bagenda nijoro, nakumanywa baba bagenda.
dushatse aho bavuka naho bakomoka naho barara twahamenya tukabakurayo. Ariko mwitegereze muri Bibiliya, reka wenda ne gutanga inyero nyinshi ku isaha iragiye. Abantu bose Imana yakoresheje, Daniel yagiye i Babuloni ari umusore hamwe n'abandi basore, ariko ku bami batanu bose bamutangira ubuhamya. Ndibuka ahantu Berushaza yamutangiye ubuhamya aravuga ngo numvise bakuvuga yuko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kandi yuko ugira ubuhanga bwo guhangamura ibyananiranye. Daniel aravuga ati iriya nyandiko yanditse hariya ndaje nyigusomere. Ati gusa ikimbabaje nuko ibyo urimo kuvuga ngo uzampa imikufi ntabwo biri bukunde, kuko uyu mugoroba uraba wavuyeho. Umwana udasanzwe ukora ibidasanzwe ku ngoma z'abami bane bose. N'aba ba Petero bari abantu basanzwe batigishijwe. Hariya batubwiye ngo abatambyi bakuru umurongo wa 13 ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara. Ariko mu gutangara kwabo bibuka ikintu kimwe, bibuka ko babanaga na Yesu. Aha niho ibanga riri. Bibuka ko babanaga na Yesu, bibuka uko Yesu yajyaga agenda, bibuka ibitangaza Yesu yajyaga akora. Kandi Yesu natwe yasize atubwiye ngo ibi bitangaza nkora namwe muzakora nkabyo ndetse birutaho, kuko ngiye kwa Data. Kuki mutabyemera yuko dushobora gukora nkabyo? Halo, niyo waba uri umufundi wirirwa kuri chantier, hari abafundi bakeneye kumenya Yesu. Niyo waba uri umudozi udoda imyenda, hari abakiriya bawe n'abantu baza kukureba bakeneye kubona Yesu. Niba uri umwarimu wigisha mu ishuri, hari abana bose bazaca imbere yawe bakeneye kubona Yesu. Kimwe mu bintu binezeza n'imyaka namaze ndi umwarimu, yewe nigishije muri segonderi, ndi umuvisiteri muri universite, ariko nzi neza yuko mu bantu nzasanga mu ijuru bantegereje namaze koherezayo bamwe. Bo nabwirije barakizwa, mbibikaho ko hari abanyeshuri banjye. Reka mbere iki kintu kizatuma tuba abantu badasanzwe kandi turi abantu basanzwe. Biriya Yesu yabwiye abigishwa be mbere yuko atandukana nabo. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 44 ngo yarabanje abasobanurira ibyanditswe byera byose, ngo ahereye kuri Mose n'abahanuzi, ngo abereka ko ibyanditswe byera byose ari we bivuga. Arangije arababwira namba 2, arababwira ngo ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa bugomba kubwirizwa bari mu isi bose mu izina ryanjye. Haleluya. Ngo kandi nimwe bagabo bibyo. Ababwiye icyo bazakora, ababwiye ubutumwa bazigisha, ariko arababwira atari ko mwitonde. Nubwo mumaze kwiga theology mukabona graduation, kuko iri yari graduation, hari abantu bajya kubwira ngo Petero ntiyari yarize, yarize. Yize no mu ishuri rutayo nizemo. Uwansubizamo ahubwo nasubirayo nibyo n'ibipapuro mfite nkabishyira ku ruhande nkasubira kwiga. Ariko haje ishuri ryo ba Petero bizemo, nkiga kugenda ku mazi. Umuntu bambwira ngo Petero ntiyize. Ubundi bachelor's ni imyaka 3 muri university. Petero yize imyaka 3 yigira mu ishuri rikora ibitangaza. Petero yize imyaka 3 yigishwa n'umwarimu full time kumanywa na nijoro, yigishwa n'umwarimu usumba abandi bari bose bo. Nayo umva abantu batazi gusesengura ngo Petero na Yohana ntibari barize. Hashaka mwabyemeye ko bari barize mu ishuri ruti ryacu. Abize theology hano mwese, aho mwiza aho haba ariho hose, ngewe nayikuye muri Amerika. Ariko nenda kubabwira ntabwo bigeze banyigisha n'uburyo umuntu asengera ufite abadayimoni. Uwakoze imyitozo yo gusengera abantu bafite abadayimoni aze kumbwira. Ugahura ndetse n'umudayimoni wigize kabutinda kanga kuvamo, hanyuma ugasubira kubaza mwarimu ngo ariko mwarimu iyi dayimoni yanze kuvamo babigenza batatu. Hari amadayimoni adakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Iryo shuri hari iryo mwiza. Ahantu umuntu ajya kukwigisha akagusanga mu nyanja imiraba yabaye myinshi, akaza yigenda hejuru akakubwira ati ngaho ngwino nawe ugendeho. Petero akaryaho umunyenga yatangira kurohama. Erega burya yararimo kwiga. Abantu bagasonza, tuzabyiga kuwa 4. Abantu bagasonza, Yesu akababwira ati abo bantu mubagaburire. Umva nkubwire ko represent nzabibigisha kuwa 4 kuko hari ibintu ndwaye. Abakristo
Imana ikoresha abanyabyaha bakagabanuka mu isi. Itorero Imana ikoresha igihugu kigahinduka. Uzi kubona batubwira ngo 30% by'abana b'Abanyarwanda baragwingiye, kandi abo bagwingiye ababyeyi babo barasenga, abapapa babo barasenga, tukagira abana b'ingwingiri. Yesu yabonye abantu bagiye kugwingira aravuga ati mufite iki? Bati amafi 2 n'imigati 5 ati mubicaze mbere cy'uko ibintu bikorwa. Aratubura ngo batahana ibitebo 12 byuzuye imigati. Kariya kana nyina agomba kuba aravuga tumva peti uriya mugabo ujye umukurikira, nzajya nkoha amandazi 5 n'amafi, umukurikira wagiye kuko ndabizi nagaburira abantu uzajya ugarukana menshi kuruta ayo wajyanye. Abantu hari ibintu umuntu asoma akavuga atari ko ibi bintu bizagaruka ryari, kandi nzi neza ko buriya tubisengeye byagaruka. Kuwa kane tuziga itorero ridasanzwe, itorero risanzwe rikora ibintu bidasanzwe. Kuko iri torero muri kino gice cya 4 nitwigira inyuma, iri torero ryabanaga na Yesu ngo bararitangariye, baravuga ngo Yerusalemu mwayihinduye, ngo Yerusalemu mwayujuje ibyo mwigisha, bigeza naho ngo n'abatambyi bakuru bavuga batumva ibi twabagamo by'imihango n'imiziririzo mureke tubivemo dusange ririya torero niho ibintu bibera. Abantu badasanzwe bagiye hamwe, Imana ikabakoresha ibidasanzwe. Izi ni inzozi tugomba kurota. Mufite iminsi 21 yo gusenga, ariko ndenda kubasigira inzara, ndenda kubasigira inyota. Atari ugusenga gusa ngo twasenze iminsi 21 mukajya mwibaza ikibazo ngo nyuma ya 21 tuzabwirwa n'iki ko ibyo twasengeye twabigezeho, tuzabwirwa n'iki ko abantu babaye abantu badasanzwe, Imana irimo gukoresha ibidasanzwe, tuzabwirwa n'iki ko itorero ryahinditse, itorero Imana igiye gukoresha igahindura igihugu. Nzabibabwira kuwa kane, ariko reka mbanze ndangirize kuri cy'umwuka yaje. Ntabwo duhabwa imbaraga gusa. Murabizi muri kino gihugu abantu barakubwira ngo ingo zirimo zirasenyuka, ngo ingo zananiranye. Nkavuga ingo ntabwo zananiranye. Ubundi ikintu kinanura umuntu iyo yakigerageje, ariko abantu barabigerageza mu bwenge bw'abantu, ariko ingo zubakirwa mu mwuka. Kuko Yesu yaratubwiye ngo umwuka wera naza tuzahabwa imbaraga, tuba abagabo bo kumuhamya. Haleluya. Iyo duhawe imbaraga, hari izindi imbaraga duhabwa imbaraga zo mu buryo bw'umubiri, hakuriye kwa ba Dawidi. Erega iriya misire Dawidi yateye yari mu buryo bw'umubiri, tera ibuye rigenda riteregide ridahusha, harimo imbaraga z'Imana. Inkoni ya Mose yayitungaga ku nyanja igacikamo 2. Byari ibintu biri fiziko, ariko buriya ziriya mbaraga iyo zaje twunguka n'ubwenge. Nkunda amagambo Paulo yandikiye Abanyakorinto, imbaraga zo mu bwenge, aravuga ngo iby'amaso y'umuntu atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, iby'amatwi y'umuntu atigeze yumva, ngo ibyo nibyo Imana yahishiye abayikunda. Hari ibintu dusenga Imana ikakwereka ibitaboneka. Nyasetsa abantu kuko ubwo narangije nshobora kubivuga nta mwira turimo. Kera nk'igihe iremera mu Giporoso hari ubuntu bw'ubuzungu bujagari n'ubuki bwose. Umugoroba umwe naraye mu masengesho, nakunda gukora amasengesho y'iminsi 7 ndi jyenyine mu ntangiriro z'umwaka. Mpagaze gutya mbona ibitaboneka. Nkabona amazu ya etaje, nkabona amazu ya etaje, ndimo ndarota, ariko nkabona hagaze iruhande rwanjye. Ndabona uzi ko nshobora kuba ndimo kwereka ibitaboneka. Ndagenda ndabishushanya, mpamagara umwenjeniyeri namwe ushushaniriza aya mazu ameze gutya n'urusengero rumeze gutya ruri aha ngaha. Hanyuma navuyeyo byaruzuye, ndavuga ni bya bintu Imana irimo kunyereka ibitaboneka. Kuko tuzicara dusenge Imana ikwereka ibitaboneka. Imana ikubwira ibintu utigeze unatekereza ko wabitekereza. Mind yacu iba boosted, irazamuka ikaba ngari. Imana ikadukoresha no mu by'ubwenge. Nabaho ubuhamya bwinshi bijyanye na buri kintu ndimo kubabwira, ariko kuko tugomba kurangiriza igihe. Cya gatatu, Imana izamura amarangamutima yacu. Burya ingo zubakirwa mu marangamutima. Umugore ukumva ngo umugabo wanjye nta kinkunda, umugabo akavuga umugore wanjye asigaye yaranzinutswe. Ariko iyo umwuka yaje, Bibiliya iratubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ingeso nziza, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ugukiranuka no kwirinda. Mbabwiza ukuri,
umunsi tuzasenga abakristo bakuzura umwuka bazaryoha. Dore nimubona ko mwicaye aha ngaha benshi murasharira. Nta muntu usharira nk'umunyamwuka udafite imbuto z'umwuka. Wa muntu uvuga mu ndimi ariko mwagera hari hanze ugasanga ashira isoni ziruta iz'imbwebwe. Ese uyu muntu si wahoza hanura? Niba mutarababona muzababona. Ubundi twagombye kuba abantu baryoshye. Umuntu akagira imbaraga ariko akagira n'amavuta, kumva aroroshye, akaba accessible, akaba umuntu wuzuye urukundo, wuzuye amahoro, wuzuye ingeso nziza. Ninde mugabo utakwishimira guturana n'umugore nk'uwo? Umugore uhora rwose afite imere gare, yuzuye urukundo, umugore useka wuzuye ibyishimo, umugore useka wuzuye amahoro, umugore w'ingeso nziza, umugore ugwa neza, umugore wirinda, umugore ukiranuka. Ninde mugore utakwishimira umugabo umeze gutyo? Kuko abagabo twe dukunze gusharira tukaba beza mu rusengero ariko mu rugo tugatontoma nk'intare. Ariko ninde utakwishimira kugira umugabo mwiza pe, ugukunda ukumva birakugera no mu musokoro. Yewe hari igihe nicara n'umugore wa Nyabimana unyigishe gukunda uyu mugore ku buryo azajya abyiyumvamo. Erega ni ibintu dusengera, imbuto z'umwuka ni urukundo, ntabwo ari wowe ubyera. Hari ubwo wibwira ngo ariko ngo arabizi ko mukunda, fine. Ushobora kuba utamukunda uko yabishakaga, ariko umwuka azakubwira ati ariko buri wese ko akunda ko mukunda. Mbaza nkubwira ukuntu bigenza. Muzabigerageze, simbabeshye, muzabona itandukaniro. Hari ugukunda mu mubiri no mu bwenge, ariko hari no gukunda mu mwuka. Umuntu akajya yumva akunzwe, n'abana bawe bakumva bafite papa bakunda, na mama pe bakumva bari hari. Reka mbaho ubuhamya butoya nsoze dusenge. Twakoze anniversaire y'imyaka 20. Umwana wacu mukuru baduhaye igikombe nyine cy'abakundana, je na madamu, igikombe cy'abakundana. Uravuga ngo papa na mama ntabwo tubahaye igikombe kubera ko mwatureze neza, ngo ya tukibahereye ko mukundana, ngo tubona mukundana. Mubibona mute? Ngo ya ngo hari ikintu gihari nyine twumva tubona mukundana. Ngo kandi natwe ngo biduha icyari gisusurutse cyo gukuriramo. Kukanure nagabasha buriya ndavuga numva umwuka wera. Ibi ngibi bavuze ni wowe. Iki cyari gisusurutse cyo gukuriramo ni presence yawe. Bo nibazi kubyita izina ariko genda bizi ibyo bivuga. Umwuka wera agendana nawe, abantu bakajya bumva hari something special. Bakumva bakwifotorezaho, bakumva baguhobera, bakumva nkavuga ni ibingibi ni umwuka wera. Hari abantu bajya baza ngo pastor turagukunda, nawe ntabwo ari jye mukunda. Iyo mba ndi umusinzi n'umusambanyi nta nubwo muba munzi. Hari ibintu Yesu ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Ariko Yesu aravuga ati rero jewe ntacyo nibomarira, ariko reka ngende mboherereze umwuka wanjye aze musenange, abajyemo musenange. Turashaka gusa na Yesu. Turashaka gusa na Yesu. Kandi ntituzasa na Yesu mu mbaraga zacu, tuzasa na Yesu kubw'umwuka wera uzatura muri twe. Reka ngarukiriza aha dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano, cyewe muze kubwira abantu nk'aba niba burya nyamara ibyo dutsindwaho, hari igihe abantu babwira ngo niba uri umusambanyi, niba uri umuzereka da, ushobora no kuba wicaye hano wigaya, wisuzugura, wumva udashyitse, wumva Imana itagukoresha. Birya nibi bikuruta ndetse no gukora ibyaha, kuko hari igihe wanga ko Imana igukoresha kuko witinya. Ahubwo reka mbereke, egera Yesu umubwire ngo Mwami Yesu, ndagushaka uze uture muri jye. Imbaraga z'umwuka wawe zikorere mu mubiri wanjye. Uyu mubiri wanjye mushyize ku gicaniro nk'igitambo kizima, n'ubwenge bwanjye, n'umutima wanjye, n'ubugingo bwanjye, n'ibyanjye byose ubikoresha. Uzareba icyo Imana ikora. Reka dusenge Imana. Ariko igihe dusenga nawe wisengere, muhuguke, buri wese yitekerezeho. Kandi niba muri ino minsi uzi neza yuko Yesu arimo kugenda arenga uhinguka, wongere umubwire uti ngaruka hafi,
bring me closer. Kandi niba utarigeze umwakira, uyu ni wo munsi umubwire ngo mwami Yesu uze uture muri jye. Idini nta kizakumarira idafite Yesu. Si ugukerensa idini nanjye mfite itorero mbarizwamo, ariko idini ubwaryo nta gakiza kabamo. Shaka Yesu kandi muzima.